Mwiriwe, Mwami Yesu nashimwe, nitwa Ingabire Mado, nifuje ko twaganira ijambo ry'Imana. Mu kiganiro umunyabwenge yakora iki, turi buganire ku mwami Uziya. Ni amagambo aba muri Bibiliya, mu ngoma za kabiri, ibice 26 ku murongo waho wa mbere, icyo gice cyose turakiganiraho, turagera ku murongo wa 16. Umwami Uziya ni umwami wimye mu gihe yari mutoya. Papa we yaramaze gupfa, murabizi nk'umuco no mu Rwanda byarahabaga, iyo umwami yatangaga yagombaga gusimburwa n'umwana we w'imfura. Iyo yabaga ari mutoya bamuhaga umugabekazi. Umugabekazi ni nyina w'umwami, mama w'uwo mwana bamwitaga nyine umugabekazi, niwe wayoboraga. Bikitwa ko ari umwana uyoboye ariko akarebererwa n'umugabekazi. Noneho uyu mwana nawe ari we mwami tugiye kuganira witwa Uziya, amaze kwima bamuhaye umuntu wo kumufasha, nawe wari umunyabwenge witwaga Zekariya. Zekariya yari umuhanga, azi gusobanura ibintu, ibyerekanwa, ibintu by'ubuhanga, ibintu by'ubwenge, aramufasha. Uwo mwana nawe aramwumvira, bakorana neza. Ibyo yamwerekaga byose aramumenyereza, mbese amubwira ati abami bitwara gutya, bagenza gutya. Birumvikana kuko ari muri Bibiliya turi kurebera, bari abakristo, bari abantu bubaha Imana. Amutoza kubaha Imana, amutoza gushaka Imana, amwigisha uko abami bitwara kandi bakubaha n'Imana. Umwana nawe rwose ntiyamutetereza, aramwumvira, aramwubaha, barakorana, bigenda neza. Impamvu tuvuga ko byagenze neza muri iki gice birimo, ni uko uyu mwana yagize iterambere mu buryo bw'imikorere, nko mu buhinzi. Bavuga ko uyu mwana yaje gukura, ntabwo yakomeje ari umwana, yaje kugenda akura, ariko ari kumwe na wa muntu umutoza, umumenyereza, umwigisha, ari we Zekariya. Arakura, ngo yagiraga imirima irimo imizabibu, irimo abahinzi, kandi imirima myiza yarumbukaga, yarezaga cyane. Aramufasha, ntabwo ari mu buhinzi gusa, yamufashije no mu gisirikari. Yari afite igisirikari cyubakitse neza, baratabaraga bagatsinda. Igihugu yaracyaguye cyane, kiba kinini, kiba kigari, kandi ahantu yarwanaga akahafata, yaragendaga akahubaka. Ngo yubaka iminara, yubaka imidugudu. Tubona ko yafukuye n'amariba kuko yari umworozi, yari afite amatungo menshi cyane, ngo afukura amariba menshi kugira ngo nayo amatungo yoroye abone amazi. Yari afite amariba menshi. Mu bigaragara mu gihe cya Zekariya n'uyu mwami Uziya bagize iterambere rirambye kandi ryiza. Umwami aragenda aramenyekana, izina rye riramamara, arakomera, aba umwami w'icyubahiro, wubashywe kandi w'umunyabwenge. Hanyuma uyu mwami yaje gukomera, agira icyubahiro, abantu bose baramwubaha, ariko wa muntu wamumenyerezaga, wa muntu wamutozaga, wa muntu wari intangarugero cyangwa se wari nk'umwarimu we, muri iki gihe twagereranya n'umwuka wera mu bantu b'abakristo, mu bantu b'abizera, kuko umwuka wera Yesu yatubwiye ko ari umufasha, ari umujyanama, ari umuyobozi. Zekariya ni twamugereranya n'umwuka wera muri iki gihe cya none, kuko mu gihe ngo uyu mwami yihase gushaka Imana, yagize ishyaka n'umwete byo gushaka Imana, ngo Imana nayo yamuhereje umugisha, ngo yabikoze neza, ngo yihase gushaka Imana, ngo agendera mu ngeso za se nk'uko yabikoraga nawe ariko abikora, hamwe na wa muntu umutoza, umumenyereza, akumva ibyo amubwira akabikurikiza, ngo Imana imuhereza umugisha. Ariko wa mutoza, wa muntu wamufashaga, igihe cye cyaje kugera, arataha. Amaze gutaha, umwami kuko yari yarakuze, yaragize icyubahiro, ngo aza kurengwa, cyangwa se kubera icyubahiro yagize arakomera, kuko titire avuga ngo umwami Uziya yishyira hejuru, agafatwa n'ibibembe. Yaje kwishyira hejuru kubera ko yabonaga ari umuntu, mbese yumva ko hari ibyo yagezeho, hari ibyo yabonye, yumva ko n'ibindi yabikora. Ariko buriya twumvikane bene data, hari umurimo buri muntu aba agenewe, kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo abahawe guhanura, hari abahawe kubwiriza, hari abahawe kuba abarimu. Buri muntu aba afite icyo agenewe. Hano rero mu gihe cya Isezerano rya kera,
nk'uko tubisoma mu isezerano rya kera, umurimo w'ubutambyi wari ugenewe bene Aroni. Reka tuhasome. Titire biravuga ngo umwami Uziya yishyira hejuru agafatwa n'ibibembe, ngo ariko agize imbaraga ariyogeza mu mutima we, bituma akora ibyo gukiranirwa, acumura ku Uwiteka Imana ye. Kuko yinjiye mu rusengero rw'Uwiteka akosereza imibavu ku cyotero cy'imibavu. Azariya w'umutambyi aherako yinjira amukurikiye, kandi ari kumwe n'abatambyi b'Uwiteka, abagabo b'intwari 80. Babuza umwami Uziya baramubwira bati, yewe Uziya we, ibyo ukora si umurimo wawe, kosereza Uwiteka imibavu, ahubwo ni uw'abatambyi bene Aroni berejwe kosa imibavu. Ahahera uhave, kuko warengeye, kandi ntibizaguhesha icyubahiro kivuye ku Uwiteka Imana. Uziya ararakara, kandi yari afite icyotero mu ntoki, yenda kosa imibavu. Akirakariye abatambyi, ibibembe bisesa mu ruhanga rwe, ari imbere y'abatambyi mu nzu y'Uwiteka, iruhande rw'icyotero cy'imibavu. Bene data, twakomeje turi kuvuga ukuntu uyu mwami yazamutse neza akagira iterambere, kuko yari afite umuntu wamuyoboraga, yari afite ahantu yavomaga iby'ubwenge. Noneho uwo muntu aza kugenda, aza gusaza nyine aritahira. Umwami rero kubwo kugira icyubahiro, kubwo kwamamara, kubwo kogera, yumva ko n'indi mirimo yayibasha, yumva ko indi mirimo yayishobora. Avuga ati, niba nararwanya igihugu nkaba naracyaguye kigeze hariya, niba afite igisirikare gikomeye gutya ku rwego rw'isi cyangwa se rw'igihugu, nimba ndi umwami uzwi ku buryo n'ibindi bihugu by'Abamoni ngo byamuzaniraga amahoro, kandi yarezaga, yari afite, mbese yari umwami wubakitse, kuko yari yarazi Imana, yari yarashatse Imana mu gihe cya Zekariya. Imana iramwiyereka, imuhereza umugisha, yumva ko iterambere yagize cyangwa intambwe yateye, yumva ko n'indi mirimo yemerewe yayikora. Ahita ajya rero kosa imibavu. Abatambyi bamubwiye ati, we mwami, ibyo ukora ni ibiki? Ku bw'icyubahiro yari afite, ku bw'ubwami bwiwe, yumva ko bamuhangaye, babaye nk'abamukosora, kandi bitari bikwiriye. Ntiyabasha kwihangana ngo wenda agire guca bugufi. Byumvikane ko umwete yari afite mbere wo kwegera Imana ngo imuhishurire, imwereke iby'ubwenge, imwereke iby'ubuhanga, imwereke iby'imigenzereze n'imyitwarire, hanyuma itarakara, ahita asesa ibibembe, kuko yarakaye ari ahagaze aho yari ari kosereza imibavu, ahagaze ahera h'Uwiteka. Mu yandi magambo, yarakariye imbere, ahagaze imbere y'Uwiteka. Abararaka yarakariye abatambyi, kandi ibyo bari bamukosoyeho byari byo. Abashesha ibibembe, iherezo rye ntiryaba ribaye ryiza nk'uko yari yatangiye neza. Ni ibintu bisanzwe no muri sosiyete y'abantu. Hari ukuntu umuntu agira iterambere, akagira success, akazamuka, akagera hejuru ku gasongero, ariko yahagera ntabashe kugira ubwenge bw'imyitwarire, bw'imigenzereze, kumanaginga ya success yagize bikamunanira, bikamumanura, agahita amanuka kandi ku gasongero akikubita hasi. Rero umunyabwenge yakwitwara gute? Umunyabwenge yakora iki kugira ngo ya success afite, ya success yagezeho, akomeza ayimanaginge neza, ye kumanuka ngo ave ku gasongero, ahubwo ya ritime yari ariho arushaho kwitwara neza. Perezida wacu ajya avuga ngo tujye turinda ibyagezweho. Uyu mwami mu bigaragara ntabwo yabashije kurinda ibyo yagezeho, nta nubwo yibutse isoko yavomagaho. Iyo aza kwibuka ko ahagaze imbere y'Uwiteka, yari kwitwararika, akavuga ati, aba bantu birashoboka ko bari kunkosora, birashoboka ko narengeye, birashoboka ko uyu murimo atari uwanjye, narengereye, nakoze ku byashinganywe. Akagera guca bugufi mu mutima, akaba yanababwiye ati, munsabire ku Uwiteka angirire imbabazi. Ahubwo yahise arakara, ibibembe rero bitabimuzaho. Ntabwo yabashije kumanaginga hamwe ya success yagezeho. Rero umunyabwenge yakora iki? Reka dusome mu gitabo cy'Imigani. Imigani abantu benshi barayizi, nubwo kwisobanura ibigoranye ku bantu bamwe na bamwe, ariko Imana nisobanurira abantu, Mwuka Wera niwe wigisha abantu. Imigani igice cya mbere ku murongo wa 2. Reka duhere ku gice cya mbere hose tuhasome. Imigani ya Salomo mwene Dawidi, umwami w'Abisiraheli, niyo kumenyesha ubwenge n'ibibwirizwa, niyo gusobanura amagambo y'ubuhanga,
niyo iheshura ubwenge bw'imigenzereze no gukiranuka no gutungana no kutabera, niyo iha umuswa kujijuka n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga, kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge, kandi umuhanga agere ku migambi itunganye, amenye gusobanura imigani n'amarenga, kandi n'amagambo y'ibisakuzo by'abanyabwenge. Iyi migani Salomo yavugaga ni ijambo ry'Imana. Yavugaga ati ijambo ry'Imana, cyangwa se tuzi ko ijambo ry'Imana ni Kristo, ijambo ry'Imana ni umwana wayo. Yari kuvuga ati iryo jambo ry'Imana, umwana w'Imana niwe utanga ubwenge bw'imigenzereze. Hano mu bigaragara umwami yabuze ubwenge bw'imigenzereze, kuko iyo aza kumenya ukuntu ari bugenze ntabwo yari bujye kujya konsa imibavu. Yari kwibuka ko uwo murimo atari uw'abami ahubwo werejwe abatambyi, ariko kuko yagiye aba kure y'aho yavomaga, y'aho yakuraga iby'ubwenge, y'aho yigiraga iby'imigenzereze, uko abami bitwara, uko abami bavuga n'uko bagenda, byagiye bishira ubwenge. Igihu kigenda kiza ku maso, ahubwo agenda abona ko n'ibindi yabikora, n'ahandi yahagera, n'ibindi yabishobora nk'uko n'ahandi yahageze. Abura ubwenge bw'imigenzereze. Ariko ngo ijambo, iyi migani niyo kumenyesha ubwenge n'ibibwirizwa. Hari amabwiriza aba ariho no mu gihugu, ugasanga umuntu kuko yarangaye ntazi n'amategeko, ntazi ko naca muri uyu muhanda bari mu muhane, ntazi ko natwara imodoka yihuta bari mu muhane, ngo byigisha ubwenge bw'imigenzereze. Ijambo ry'Imana ryigisha ubwenge bw'imigenzereze, ngo niyo gusobanura amagambo y'ubuhanga, ukamenya amagambo y'ubuhanga, niyo ihesha ubwenge bw'imigenzereze no gukiranuka no gutungana no kutabera, niyo iha umuswa kujijuka. Ijambo ry'Imana rihereza umuswa, umuntu utari ufite ubwenge, umuntu utari uzi kuvuga, umuntu utari ufite ijambo ryo kuvuga mu bandi, ijambo ry'Imana rimuhereza ijambo agakomera, akaba umuntu uzi, akavuga rikamuha icyo kuvuga. Hari igihe umuntu abaho ubona ati ngiye navuga iki imbere y'abantu, ngiye nababwira, nk'umuntu ambwiye ati tuganirize, avuga ati wapi sinabishobora. Ariko uko usoma ijambo ry'Imana, uko ugenda wegera Imana, igenda ikwigisha ubwenge bw'imigenzereze, ubwenge bw'imyitwarire, gusobanura amagambo y'ubuhanga, abanyabwenge ikabahereza kumenya no kujijuka. Rero twegere Imana, tuyisange, tuzayivomamo iby'ubuhanga bwinshi. Twavuze ko iki kiganiro umunyabwenge yakora iki? Umunyabwenge yakwegera Imana, umunyabwenge yasoma ijambo ry'Imana, umunyabwenge yahora ku birenge bya Yesu akamwigisha imigenzereze n'ubuhanga n'ubwenge. Rero iri jambo ritwubake, kandi twigire ku birenge bya Yesu, twigire mu ijambo ry'Imana, natwe tube abanyabwenge, natwe tube abahanga, tugire ubwenge bw'imigenzereze, tugire imyitwarire, tubashe kuvuga, tube abantu babasha gusobanura n'amagambo y'amarenga n'imigani n'ibisakuzo, tube abahanga. Nk'uko uyu Zekariya yari umuhanga, ngo azi gusobanura ibyerekanwa, yari umuhanga, umuntu watoje umwami akagira success ingana kuriya, bigaragara ko yari umuhanga, yari umuntu ufite ubwenge. Rero natwe twitoze. Zekariya agereranywa n'umwuka wera. Umwuka wera turamufite muri iki gihe, dufite Yesu, dufite ijambo ry'Imana. Twigire ku birenge bya Yesu, hanyuma tuba abahanga, tuba abanyabwenge, twe gushoberwa ngo tubure icyo twakora, ngo tuvuge ngo umunyabwenge yakora iki. Ngo umunyabwenge yakwigira ku birenge bya Yesu, agakomera, akagera kure, kandi akabasha kujera ya success yagezeho, ntahamanuke ku gasongero ngo yikubite hasi. Iyo voka ihubutse hejuru ku giti, iyo iguye hasi irasandara. Rero iyo umuntu ahubutse hejuru arasandara, kuko yari ari hejuru ku gasongero, abantu bose bamuzi bamubona, n'iyo amanutse abantu bose baramubona, kandi bamwe bakamuseka, abandi bakamukwena, bikamukoza isoni. Rero ntabwo ari byo umuntu yakwifuza, ahubwo umunyabwenge yahora aharanira gucunga ibyagezweho, akarushaho kugenda yegera imbere aho gusubira inyuma. Murakoze. Imana iduhane umugisha. Reka dusoze dusenga, dusabe Imana iduhereze ubwenge, twe gushoberwa, twe kubura icyo gukora, kandi dufite Yesu, dufite ijambo ry'Imana, dufite umwuka wera. Mana Data, niwe wigisha abantu bakamenya ubwenge, niwe wigisha abantu uko bakwitwara n'uko bagenza, niwe wigisha abantu uko babasha kujera ibyagezweho no kubicunga, niwe wigisha abantu ubwenge bw'imigenzereze, niwe ubaha abantu ubuhanga bakabasha gusobanura, bakabasha kumenya ibishwe,
bakabasha kuba abanyabwenge n'abahanga nabo bagatoza abandi. Rero iri jambo ryawe niritwarire mu mitima yacu, ritwigishe, riduhindure, ritugeze ku gakiza gakwiriye umukristo. Twe guhora turi abana mu by'uru rugendo, ahubwo duhe gukura tugere ku gakiza gakwiriye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen.